Hano baravuga ko FRDC yamaze gutakaza ibirindiro by'ingenzi ahitwa Rangira, kandi ngo ikibi kurushaho nuko n'agace ka Namugenga kaguye ubwo hari ejo mu gitondo. Rudatsimburwa nyine hano we yavuga ko abaturage barimo barahunga. Ndabona hashizeho ifoto kuri Twitter hando yiwe hashize amasaha 19. Ariko uyu mugabo uriho si Cirimwami wicaye uyu nguyu. Cirimwami wicaye. Sinzi rwose Cirimwami apfa n'udatsimburwa. None harangira shora ifoto umusirikare avuga afite inkoko. Cyane ukora komande rwose imyambaro ya gisirikare ushobora no gusanga n'igihugu cyambaye imyambaro isa nk'iy'u Rwanda. Yego beto ndatubwira niba abantu bose delegation ya Kinshasa yamaze kuvayo. No one knows wasanga n'ubungubu ikirindiwe ahantu umutekano muri Kinshasa. So umuntu akavuga ngo rero mbona kisekeza zakiri iturufu wenda by'amatora bikinjiramo n'iki ariko akazajya twongere tuguhe ikaze wowe kugira bwiza.com. kuno munsi rero nkuko bisanzwe je na Denis Nsengiyumva tubazaniye amakuru atandukanye mu kiganiro uruvugiro nkuko maze kukimenyera. Twizera ko benshi mumaze gukora subscribe Denis. Ku makomantere beze gute? Ku makomantere barakomeza kutwankuraje baduha courage dukomerezaho. Niba natunenga bishoboka bajya batunenga byose turabyemera twe. Hagati aho ngari kiganiro uruvugiro mbona nacyo gikomeje kwandika amateka kuko twagitangiye ubona ko abagikurikira bakigenda biyongera. Wowe rero ukanda subscribe ugakanda kuri notification ku kiganiro tugira ukibona turagushimiye rwose muri kiganiro turagusuhuza uherereye hose Denis. Yego ikiganiro uruvugiro cy'umunsi rero twagira ngo tuze kunyarukira mu hakurya y'imipaka y'u Rwanda cyane cyane aho turi bwibande. Yego cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho intambara zikomeye kubica bigacika cyane kuva uwo minsi bayine imirwano yongeye kubura nyuma y'amezi agera kuri 4 yarashize bose bagahenge hagati y'abagenzuwa ndetse n'igisirikare cya Kongo. Gusa intambara zo muri iyi minsi muri kiragano ni intambara umuntu yavuga kuko intambara ariko ni intambara ku bantu bakunda amakuru y'intambara zisa nko zisounding ukuntu mu matwi cyane kubera ko urugambo ni rwinshi kurusha ibikorwa. Rega intambara ikaba irimo Facebook, intambara ikaba irimo iki n'iki ubundi dusa n'abajya kuri topic twateguye. Hari video imwe imaze iminsi itangazwa n'umwe mu bantu ubona ko bogamiye ku ruhande rwa FRDC. Iyo video ni video ngo ya kera ariko yatangaranije abantu. Umuntu barana kuri televiziyo bita ngo rubari bari hehe abwira abantu by'intambara arayiva akavuga ati gende ko kuhareba urumva. Ariko iyo video imaze imyaka n'imyaniko itangaje nuko urasanga amasasu usangamo n'amagambo rushitse yarimo Ventura iravuga ari abo ngabo kwa Kabila baravuga mbere ibintu byarakomeye byarashyushye cyane. Rero iyi ntambara yatangiye urabona ko impande zombi ubwo ndavuga FRDC na M23 ntiwamenya uri mukuri cyangwa utari mukuri, buri wese arigamba arirata imyato ko ingabo ze ziri kwitwara neza. Reka dufate nk'urugero ukomeza birimo kuvuga naho ndashaka gufata urugero kuri iyo tweet ya umunyamakuru Stanislas Bujakera arazi cyane uza no kugusomera nanjye tweet y'ubita Rigodi urebe ukuntu bose baba batandukanyije intuzi yisome wenda uko imeze turebe. iya Stani waravuga ko FRDC yamaze gutakaza ibirindiro by'ingenzi ahitwa Rangira, kandi ngo ikibi kurushaho nuko n'agace ka Namugenga kaguye ubwo hari ejo mu gitondo ku cyumweru mu maboko y'umutwe wa M23. Yego akavuga kandi ko yabihawe n'isoko yizeye yo mu gisirikare cya Kongo cyane. So noneho rero nk'uyu Christophe Rigod mu munyamakuru nawe uzwi utoroshye cyane mu urebe kuri doze yiwe icyo gihe Stanley Bujakera yandikaga iyo tweet. Uyu we yari yanditse ngo RDC M23 offensive de l'armée congolaise FRDC very Bunagana. Uganda Red Cross mu kubaruje ngo ya Uganda
ngo yatangaje nyine ibijyanye no guhunga agace ka Bunagana ngo bigaragaza yuko kari kugaje ngaho mbwira bose n'abanyamakuru bari ku rwego mpuzamahanga cyane umwe aratangaza ibyago na FARDC undi nawe akavuga ati none Bunagana bimeze nabi bagiye kuyibohoza ku munsi umwe ku isaha imwe urumva ko abaturage bo natwe twese byagenda gute ku Rwanda ntabwo byoroshye turi mu kera gato wowe rero uko ufite n'ukuhe none ukuri gufitwe n'umuntu uri kuri tere ngewe ukuri mfite nuko ntabwo mwemeza kuko ni ibintu nanjye ndi kubona gutyo ku mbuga nkoranyambaga ariko nabonye isomo n'itangazo rya FARDC itangazo rya FARDC ryo rivuga ko nyine riravuga ko ingabo z'u Rwanda ngo zihishe muri M23 arizo zagabye ibitero ku birindiro bigera kuri bingahe bitatu bya FARDC ku itariki 20 niko mbonye babitangaje ngahitwa Rangira Rwankuba Cengerero ni kuri yo ariko noneho muri Kongo abantu bo muri Kongo kumbuga nkoranyambaga no bahinduye rangaje harabana abanye batangiye kuvuga bati ariko rero umenye yuko ino tekinike turimo gukoresha yo kuvuga ingabo z'u Rwanda muri M23 bituma turimo gutsindwa ati kuko mu ngabo zacu urumva ko ari RDF bagahita bahunga batarwanya berekane ko bahanganye n'igisirikare cy'ikindi gihugu aho kuba umutwe w'inyeshyamba barimo babijyaho impaka bavuga bati aho dushobora kuba dukoresha propaganda nabi yo kuvuga ko duhanganye n'umuntu ufite imbaraga nka RDF bigatuma bica morale ingabo zacu ahubwo mureke duhindure batagira icyo kurya inzara yishe bananutse batagira icyo bibereyeho urumva nka ya politike Juvenal Habyarimana yakoreshaga avuga inkotanyi utunyezi gendana imirizo utugira gute ubanza bashaka kwiga wa muco wa ntuzi wa RTM ngo nikaza gafite iki n'iki ngo ujye uhinga numara guhinga ngo ugere gute na gute ngo karase ngo wikomereze. Yes, hano rero ndabona undi munyamakuru bita Christophe Rigo niwe nakubwiye nyine uyu niwe wavugaga se uvuga ko Matebe yafashwe na M23 kandi ari ahantu umuhanda uhuza Rucuru na Goma. Ngaho nyine nawe arahinduye kandi bavuga tubonaganira hafi igiye gufatwa tugiye kureba kwanza amasaha y'iyo ntuzi akora iki amavuta Africa Radio tumaze na nyiracyo simbizi ati Matebe yafashwe ariko ntabwo njye murenganya kuvuga ngo hari amakuru ya nyayo abanza kureba kuvuga ati ndi mu kihe gihande niba ndi mu ruhande leta ikontorora nkajya kuvuga utuntu tw'utugambo baranika cyangwa bakanaba n'amafaranga bakavuga bati muri uru rugamba namwe mwitware mutya dore duhanganye n'umwanzi. Ibyo byose urumva ko ni ibintu bitaba byoroshye n'itangazamakuru kuko twabaye mu ntambara ya Ukraine kugira ngo rigiye koga muri iki biragoye n'urimo kutureba ngo bashobora kuba bavuga ati mwabagabo bose kuki mugera kuri M23 mukamwenyura mwajya kugeza mugakonja amashati ariko emenya ariko ubundi nanone tuvugisha kuri ko nawe njya kureba muri sese mugira ngo njye M23 kuko undi ntambara Ngomba barasubira kubirwara mu minota yafata ahantu hamwe no kumwenyura. None se ko ariko kuri kuba guhari se warabigira ngo mbigenze. Ndakare M23 ntacyo mpfa nayo. FARDC nayo ntacyo mpfa nayo. Kuko ntago ndi mu ntambara nabo bose. Genda umunyamakuru nta ruhande mbogamiye. Rudatsimburwa tegukirira. Kuruzi none intambara igiye gukomeza kuri Twitter. Rudatsimburwa nyine hano we yavuga ko abaturage barimo barahunga. Ndabona yashyizeho ifoto kuri Twitter hando yiwe hashize amasaha 19. Ariko uyu mugabo uriho si Cirimwami wicaye uyu nguyu. Cirimwami wicaye. Sinzi kintu rwose Cirimwami apfa n'udatsimburwa. None harangira cyane ifoto umusirikare avuga afite inkoko acishe. Cirimwami gusa ikintu bamwibukiraho mu minsi ya vuba nuko bamwambuye imodoka. Aherutse kujya gutya gwamo abona inyeshyamba hariya imodoka ivamo yabangira ingata rwose akizwa n'amaguru ndetse yahise atabwa muri yombi ariko bamubwira bamushinja kuko yataye umujyi wa Bunagana ntabwo ari we wawutaye kuko si we wawuyoboraga ahubwo yego ariko ahubwo ari mu bantu bagomba gutanga amakuru ku bakoloneli babiri ari bo nyine bashinjwa gutabunagana bari bashinzwe kariya gace mu bintu by'igisirikare kandi igisirikare kijya kuba ordre universelle nta ibyo ngibyo nibyo kuko bivuga ariko nanone zitukwamo nkuru uyu mugabo nawe aravuga se wabundi hagati aho nyine FARDC iravuga ko iteganya kwerekana abarwanyi ba M23 ngo yafashe miri yafatiye ku rugamba FARDC n'ukuntu umugabo agendana kamera ku rugamba
uyu si abanyamakuru wabo ushinzwe ubuvugizi bwa Tona Colonel Njike Kayiko umugabo arimo arazamuka muheruka bwa mbere ari kapiteni. ariko aba yakoze uyu muvugizi rero w'ibikorwa bya Sokora kabiri akundi Sokora kabiri iracyabaho yamenyesheje abanyamakuru ko FARDC iri kwitwara neza muri iyi mirwano kandi ngo iri hafi kuburizamo imigambi yose ya M23. aravuga ati igisirikare cyamaze gufata bamwe mu barwanyi ba M23 ndatekereza ko mu masaha ari imbere muraberekwa mumenye ko igisirikare cyacu kiri kwitwara neza ku rugamba. Ibyo ni bya bindi nyine ni nka bya bindi bigeze kuvuga ngo bafasha abantu ndibuka muri 2012 ibyo rero bigeze kuba muri Sud Kivu barimo bagaragaza n'amakarita ngo y'abasirikare na ba RDF ariko ahantu ubuyobozi bw'u Rwanda bwabakubitiye icenga bukabatsinda nuko ngo bazikoze bakazicuriza izo karita ariko ngo bajya kwandika ijambo defense rikabacana. Niba barashyizemo escali habo aho kwandika defense banditse defense kandi ugiye no kureba bikakubwira buriya tutagiye kubeshya no ku rugamba umuntu abantu barapfa ku mpande zose cyane ntabwo baba barwanisha n'imiheto kandi yakwica. Ikindi cya kabiri kuba abasirikare bamwe bakwikaho amatekwa ni ibintu bisanzwe urumva rero kuba FARDC yavuga ngo yafashe ngo amatekwa ngo bari mu ventura ibyo ni ibintu bishoboka kuba mu ventura yafata amatekwa za FARDC ibintu bishoboka niyo mpamvu uzabona mu kirano eventuellement abarwana bagirana bahererekanya n'imfungo. Icy'ingenzi no kubahiriza amategeko agenga abafatiwe ku rugamba nanone ariko nkavuga ngo FARDC iramutse iguye kuri matekwa wa M23 ntabwo yatanga itangazo ngo tuzababereka nibi kamera n'umugabo bifite ku rugamba agenda urumva yabarabikoze live streaming urumva akavuga ati none mwabonye twabafashe kugira ngo nababone ikintu nyine. Ubu ngubu bagiye gushaka wenda abantu runaka babakubite impuzankano nk'izi ngizi za M23 ntibazibura buriya nabonye ikintu bituma umwambaro wa gisirikare uragenda ntibazakubeshye kuko twigeze no kubona FRN yambaye impuzankano za RDF cyane twigeze kuyibona impuzankano si ibintu bakorera mu ruganda cyane ukora komande rwose imyambaro ya gisirikare ushobora no gusanga n'igihugu cyambaye imyambaro isa nk'iy'u Rwanda. Ya ntambara rero twavugaga yo kuri imbuga nkoranyambaga uyu wiyita Matato Muyebi agira ati avuga ati niba babeshye mutumva ibiri mu itangazamakuru ingabo za leta nizo ziri kugenzura aka gace. Ubwo yavugaga ahitwa Jomba ayo si amasasu muri kumva bariya uyu ni amagambo Matata nakubwira wari ufite akavideo kari kacanze abantu neza ati sindi bwerekana amasura ariko M23 bari kubeshya ko bari canzu n'ahandi igihe muri iyo video hatazamo umugabo w'umufarize uri imbere yiwe ati twabashwiragije cyane ingende ku rugamba niba babeshye. Ubwo ni umusirikare nyine ngo bavuganaga nawe ibi ariko nibyo Majoro Wiringoma uriya muvugizi wa M23 yahise yamagana rwose yashyizeho utumenyetso tw'ibitwenge dutatu. Imirwano rero hagati ya FARDC yubuye kuwa kane kuwa gatanu irakomeza ndetse no kuri iki cyumweru yari igikomeje ari nabwo byatangazwaga mu buryo buri officiel ku mbuga nkoranyambaga zikunze kuba hafi na M23 ko tujya tubibona yuko nta gushidikanya rwose ko agace ka Ntamugenga kamaze gufatwa n'ingabo za M23. Ku bantu batazi Ntamugenga bivuga ko ari ahantu hasatira hafi kilometero bingahe bitari byinshi mu mujyi wa Rucuro centre ni umujyi unakomeye rero yababunaga ngo ni umujyi ku buryo rero bivugwa yuko M23 ishobora gusatira uwo mujyi. Ikindi kintu abantu bavuze ku mbuga nkoranyambaga no ku makuru tugira dusoma ni uko M23 ngo yaba yarahuye n'ikibazo cy'umutego yatezwe ahantu ku rugomero rutanga amashanyarazi rugaburira umujyi wa Goma. Kongo yatangiye kuvuga ko M23 ifite umugambi wo kurusenya ngo bikagaragara rero ko amakuru dukura mu bice bitandukanye atubwira ko M23 nyine yahuye n'icyo kibazo noneho ntabwo bagomba kuba ko tushobora gusenya urugomero ngo tunarusenge. Noneho bikaravugwa ko iyo mu byagaragaraga kubera amatangazo FARDC yatangiye gutanga ngo abantu urabona basatirira urugomero byashoboka ko inaruturitsa ikabishyira M23 ko yaturitse urugomero kandi bihanwa n'amategeko mpuzamahanga ku butumire y'ishyamba cyane kandi ibyo bintu mu ntambara rwose barabikora cyane. Bikavuga rero ko M23 ngo yaba yarafungiye FARDC ahantu muri ibyo bice bya mu gace kegera Kibumba ivuga iti mwibeshye mu ruturitse ntimuzahava amahoro mwese. Hagati ariko David ngo
abantu batangije imirwano kuri M23 ejo bundi ngo ni umutwe w'ingabo zidasanzwe ngo bawita ngo iki? Bawita Hibu Special Force, ariko hari n'ubundi buryo bawita bavuga ngo ni unité de jungle. Ni abantu batojwe kurwanira nyine mu ntuze mu mikenke. Ngo bakaze cyane by'ukuri. Ino mirwano tuvuga yabereye nta mugenga no mu gace ngo niba bari muri kariya gace, bivugwa ko yari yajemo imitwe y'ingabo itoroshye cyane mu gace ka Kongo, ku buryo Kongo yari yakoze ku ngabo zayo zikomeye. Ariko ibaze ko ni intambara bari bamaze amezi ane bitegura, yari yabyiteguye, yari yavuze ati muzaze tubahisome. Urumva ko rero ino mirwano y'ejo yari ikomeye. N'iki byose reba nk'iyi foto turimo kureba hano, ahantu muri Kongo harimo ingabo za RDF. Iyi foto ntabwo igabiro, izi ni fomu nta nubwo RDF iheruka kuzambara. Ni kera iyi foto abakongomani no guhererekanya. Urumva iyi foto igihe ingabo za RDF zapasingaga rwose igabiro ni kera cyane. Ntabwo byoroshye. Noneho Denis, twavuga tugana ku musozo, ubundi amaherezo y'iyi ntambara azaba yahe ko amagambo akomeje kuba menshi? Amaherezo y'iyi ntambara rero, nabonye hari ahantu numvise bavuga ko M23 ahubwo ngo yari na gahunda yo kumanuka noneho igafata na Goma, nyuma yo gufata Rucuru, hafi na Rucuru. Uriya muhanda, hari umuhanda ngo uhuza Rucuru na Goma. Abantu rero bafite impungenge ko nibamara kuwigarurira bashobora guhita bamanuka bakinjira n'i Goma, ariko ibyo ntago M23 kuva yatangira ino ntambara y'uburi ino mirwano mishyashya ntago yigeze igaragaza ubushake bwo kwigarurira igice kinini. Ikigaragara ni uko mu makuru tukubaza kugenda dusoma iyo aho M23 irimo kwerekeza harimo no mujyi wa Goma abantu bavuga, buri bose usanga twese tubavuga ariko ntabwo dushyiramo ibibara. Ubundi ushatse gufata umujyi wa Goma uturutse wenda aho bita Kibumbu kuba amperere eshatu abantu barahazi, ni ahantu unyura mu kibaya ukaba wakwambuka ugafata umujyi wa Goma za Munigi nayo hose mu gihugu. Ariko bavuga ko muri ziriya pozisiyo nka Munigi hari ikigo cya MONUSCO gifite imbaraga kandi M23 mu by'ukuri nayo muri challenge zifite tutabeshyanye, ikaba igomba kwirinda kurwana n'ingabo mpuzamahanga uko bigenda kose, cyane cyane ko ntekereza ko mu nshingano zazo no guhangana n'iyo komite mpuzamahanga ntabwo ishaka kwemeza neza gushimangira ibyo leta ya Kongo ivuga ko ari umutwe w'iterabwoba. Icya kabiri njyewe ntekereza, ariko umuntu wese ashobora gutanga opinion nuko gufata umujyi ntabwo mukawukontorora ku mujyi utura miliyoni 2 ngo mari nini cyane. Ufata urugero rwa Kigali ukuntu ingana, ukajya kwishyiraho ku gahanga gukontorora umujyi nk'uwo, urumva niba ari manifa ufite, ntabwo umujyi wagomba wabura brigade yo kurinda amanywa n'ijoro. Kandi iyo brigade yarwana ahantu hanini, shyiramo noneho abacamanza staff ihakorera, shyiramo abaturage, ubwo urumva yabayishyizeho umusaraba wo gucunga ubuzima, health system, imiti kugira gute, wowe urumva wajya kwikoreza ruzura mujyi ntaho nafata. Bigaragaza ko bamwe batangiye kubona ko M23 ishaka kuza mu bigaragara nk'uko urimo kwerekeza za Rucuru, iba ishaka kubona za progress ikagira nk'aho mu Kiwanja ubu igeze mu gace ka Masisi, ikazafata wenda na Masisi ikakora ibyo bita ku asphyxia, guheza umwuka umujyi wa Goma, inzira zose zijya ikazifunga. Agise yabonagana iri no mu muragise zikomeye, imipaka ikomeye yinjizaga ibintu byinshi muri Goma yabifunze. Ari agace kava muri Rucuru, uburyo umujyi wa Goma wabaga provisionne kuri uwo muhanda no kuvuga uciye Kibungo abahafunze. Wajya no mu gace wenda ka Masisi, ubwo iri Masisi winjira aho Isake uza muri Goma, ubwo nabo urumva bahafunze. Urumva umujyi wa Goma usigaranye amahirwe gusa makeya wenda yo kwinjira ku mipaka y'u Rwanda, kandi ntekereza ko wenda ntabwo umupaka wahaza umujyi ungana kuriya wonyine nawe. Urumva ko M23 iri mu gakino n'abantu bari mu gakino. Kandi hanyuma Denis, dusoza ikiganiro, utekereza ko FARDC ikora ku mutwe ikomeye nk'iyo ya Special Force yayo ikananirwa na M23 ahantu nta mujyaga hari, wowe ujya kureba ubwo kugeza ubwo Special Force yize hano abantu bararwana babishaka n'ubambe nk'abana bato b'icyondo, biriya bintu nta game zindi ubonamo. Ngiye mbona riba atari ibintu byo gushaka wenda gutinza imirwano cyangwa kwanga imishyikirano kugira ngo, urabizi ko mu mwaka utaha ari amatora. Ibyo bintu byakunze kugaragara muri Kongo, kugira ngo abayobozi bamwe na bamwe bakunze kwitwaza intambara kugira ngo bakomeze babe babasha gusunika amatora, manda yabo bayongere, cyangwa se babone uko bavuga bati ni twebwe tuzakemura ikibazo.
nabyo birashoboka cyangwa se ingabo za Kongo koko mu by'ukuri zikaba zidafite ububasha bwo guhangana n'izi nyeshyamba. Hari ikindi umuntu yanavuga nshingiye kuri turimo kuvuga ko ino turufe mu bintu ubona nka buriya buyobozi bushaka kuzayifashisha mu bintu by'amatora mu buyobozi bwa Tshisekedi. Yewe nta kintu cya politiki njya nizera, nta kintu njya nizera. Urabona ino bintu yakoze amasezerano na Tshisekedi, bavuga ko ya masezerano atwaye amezi 19 baganira Kinshasa. Iyo hari umuntu wari ubizi. Noneho muri aya masezerano harimo umurongo uvuga ngo M23 yagomba gukora brigade spéciale iyo na FARDC bagashyira hamwe bakagira ibirindiro muri kariya gace nyine ka Rucuru, ariko noneho ikaba sous commandement ya presidence, itari sous commandement ya état major. Wari ko umutwe wihariye wa Tshisekedi uripotinga kwa Tshisekedi nta handi uciye. Noneho abantu bakavuga ko ayo makuru niyo nyigo Tshisekedi yigejeje kuri bari bajenerali benshi biganjemo n'abakwa mu butu batavuga rumwe n'abantu bo muri M23 n'iki byose, bakavuga bati iyo plan yawe turayanze, twebwe rwose babwiye bashaka bigaragambye tuzabaransa tuzabashobora. Ubu rero Tshisekedi mu bigaragara akaba ari hagati mu rurimi, yashoboraga kumvira ibijyanye n'amasezerano yagiranye na M23 hakagira igikorwa mu ruhande rumwe, ariko kandi ntiyashoboraga no kwitandukanya n'ibyo abakonseye b'abajenerali barimo kumubwira. Sinibaza rero ko Tshisekedi ashobora kuba mu nama bakora cyangwa n'icyo avuga ati bite ko ibyo mwambwiye mutabishyira mu bikorwa. Ari nabwo babonye ko umutambutse ahinduye ubuyobozi bw'ingabo, akavuga ati we rwose wa musaza wari wanyijeje ibi ngibi munsense siwe wavanyeho mbara none byarakunaniye. Bikunaniye rero Tshisekedi abapromote nzuri yahoze akuriye abamurinda abaramujanye izina rye rikunda kuvuga ciwewe abaramujyana. Sasa icyo ni ikintu kigaragaza ko ino ntambara n'impamvu ubona hari ikintu cyo guhirikanwa hirikunda ishingiye kuri filozofi itumvikanwaho itari consensuel nko mu ruhande rwa FARDC by'umwihariko. Kuko bamwe baravuga bati twari twavuze ko mu Ventura tugomba kuganira twanaganira icyo twumvikanye, natwe turi infidèle kuri bo. Abandi bakavuga bati twavuze ko izaza tuzayibuta andeho tukayirukana, nabyo biratunaniye. Tshisekedi rero by'ukuri kuko namaze kuvuga mu kanya akaba azigaragaza nk'umwere, avuga ati mwebwe mu Ventura iyo twumvikanye mwese abana nsaze Miguel, mwebwe FARDC byo mwagijeje, kuko buriya Tshisekedi aba ari umubyeyi wa bose nubwo tutayibona muri ubu buryo. Kuko tugomba kwibaza kubera ikintu ari kwicarana n'abagabo amezi 19. Yego Ventura ndatubwira niba abantu bose delegation ya Kinshasa yaramaze kuvayo, no one knows wasanga n'ubu ngubu ikirindiwe ahantu umutekano muri Kinshasa. So umuntu akavuga ngo rero mbona Tshisekedi azakira iturufu wenda by'amatora bikinjiramo n'iki ariko akazakora role arbitre akavuga ati okay ubu ngubu none bari gutsinza rinde, mwemere rero duce bugufi twatsinzwe ku rugamba, ibyo mwanyije ntimwabikoze dukure muri tiruwari byabo twumvikanye na Ventura. Tshisekedi rafite mu ntoki ikintu cyo kuzasoza iyi ntambara kandi biganisha kuri yo n'ubundi kugaruka ku masezerano yo mu Ventura kandi nacyo Ventura yifuza. Wowe ubona gute kundi ikintu ngiye kindi mbona nuko abanyekongo bakwiye kureba niba usibye u Rwanda bakunze gushyira mu majwi, bakwiye kureba niba nta zindi mbaraga mpuzamahanga kandi zikomeye zaba ziri inyuma y'ibibazo bitajya bishira muri ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uzi ko ejo bundi naratunguwe nasubiye inyuma nsanga iriya conference de Berlin yo yigabanyije Afurika. Uzi ko ni Kongo bari barimo bariga ukuntu baza iriya nama bari conference yari yo kugabana Kongo, ukuntu baza tuyite conference de Berlin yo kugabanya Afurika yose. Okay, Afurika kuko by'ukuri yagabanyijwe imipaka muri ibyo bihe, ariko icyo bari bagambiriye ariko cyane ni Kongo d'une façon paradoxale. Uraza kureba usange niyo conference de Berlin yarimo Abadage, ikaba yarimo Abanyamerika cyangwa se barimo n'Abongereza, bose bari barimo Abafaransa bagenda akajya gusaba inkunga amahanga arajya i Londres, kandi nibo bari muri yagwe muri za manuzamagana, nibo bazi inyungu bafite hariya. Nureba n'abajye mu Budage already niba abandi bari muri ya conference noneho bikayumvira ku mirari ajye kugisha inama ubiri none se gusaba wowe wimye cyangwa se gusaba wakwimye n'ubundi ubwo urumva hari umutekano. Niyo mpamvu rero tugana kuri iyo ngingo uzanye umuti w'iki kibazo byanze bikunze uri mu maboko y'Abanyafurika including abategetsi bo muri aka gace ka Afurika y'ibiyaga bigari, kuko nibo bazi icyo iyo nama yabakoreye. Cyane abayobozi ba Kongo bakwiye kumvikana n'abantu
baza bashoza izo ntambara cyangwa bakumva ibitekerezo by'abaturage bemera gufata intwaro. hagomba no kuzamo icyo kintu cyo kuvuga ngo iyo conference de Berlin itaraza twari tubanye gute. Yego ntabwo imipaka yahinduka ukurikije ku mateka mpuzamahanga meza, ariko koko niho haturuka no gukemura ibibazo bijyanye n'umutekano. Turi abanyarwanda tuvuga ikinyarwanda, ariko twanavuze turi abanyarwanda iyo conference itaraza. Ariko uko bimeze uyu munsi ntawe guhindura imipaka muduha amahoro. Noneho abayobozi b'akarere urabona iki kibazo kirimo na Kenya muri iyi minsi, babayobozi ba East African Community bakaba aribo bakagera kuri solution consensuelle ishobora gukemura ikibazo. Ariko igihe cyose abantu bari inyuma y'amarido bakomeza kubasukumata mu Rwanda cyane no kugukira mu gucuruza intwaro cyane, imbuto babibye barimo kuyifumbira igakura neza mu kajagari niho hazaturuka gusahura ubutunzi butabahenze. Mu gihe byashoboka ko bihuje imbaraga ubwo bukungu bwa Kongo, ubw'u Rwanda, nk'ubukerarugendo n'ibindi, izi gazi zenda gucukura muri za metani byazamura aka karere kandi bigatsinda wa muntu wabibigiyemo urwango rwo kubagabanya, bakarushaho kuba indepanda mu butunzi, mu bukungu. Nk'uko nkunda kubitangaho urugero, ku buryo niba Kongo ifite amabuye y'agaciro, wenda u Rwanda rushobora gukora inganda zo kuyatunganya, ariko wenda n'u Rwanda rugira amata menshi, urumva Kongo nayo ikabenefitinga. Niba u Rwanda rufite umuriro w'amashanyarazi ahantu nkabira bari batangiye gucanira umujyi wa Goma, kugira ngo u Rwanda akomeje n'ubu baracyabucanira, abantu bakabana gutyo. Ariko gutekereza ngo urazana urukuta hagati ya Gisenyi na Goma, hanyuma ufungurira imipaka Abafaransa cyangwa Ababiligi, Abadage n'iki byose, ujye gusaba inkunga ngo yo gutera igihugu cyawe usaba Abongereza, baraziguhada usenya rw'umutiza icyo gukoresha. Ntabwo cyari gitangaza. Ndumva rero deri twavuze bose niba tuzakora ikiganiro mu Iringara zambote nayo tubishoboye twagikora kugira ngo abigisha babashe kutwumva no kudutega amatwi. Ibyo ntacyo bitwaye abo tubwira bose barumva, na za ambasade zigira ngo batranslate mu biganiro bashobora kubisobanura. Icyo impamvu n'intego y'itangazamakuru turi mu bibazo nk'ibi ngibi ni ukugira ngo turebe ko twahanyanyaza ku ruhare rwacu aka karere kakazagira umutekano. Yaba ari mu Ventura ikumva yuko kuba iri mu ntambara imyaka n'imyaniko ntacyo bizayigezaho, yaba ari FARDC ikumva ko guhora mu ntambara imyaka n'imyaniko ntacyo bizayigezaho. Ikindi twanavuga, bakemura ikibazo muri Kongo bakikemura ku yindi mitwe yose, ntibafokasine kuri mu Ventura gusa, usange IDF na rwo barayibagiwe, usange ibyo bisidika ibumanya murenge n'iki naho zahe hose barabyibagiwe. Kandi iriya mitwe myinshi buriya David ngo usanga ishingwa cyangwa iterwa inkunga n'abasirikare. Abasirikare bakabaye bayirwanya ugasanga nabo bayiha intwaro, nabo bayigurisha intwaro, ubwo si igihugu kizatekana. Ntabwo byoroshye. Reka rero dusoze kino kiganiro cyacu tubashimira wese bakora kwikerera tugeze.com, tuvuga ngo subscribe, like, share, commentaire. Ni byiza, ni ikintu mu gihe cyose urimo gusoma inkuru yacu ukavuga uti hano bimeze sawa, hano bimeze sawa, ese ni iki dushaka ko twakugezaho, ukavuga uti ubutaha uzadusesengure kuri n'ibi. Ni uburenganzira bwawe kubikora. Genda Denis ndetse na timu yavuze ko twese turanga kugira ngo tubashe kubaha ibibafasha ibyo mukeneye by'ukuri. Dushimira buri wese wadukurikiyeho muri hose. Yego, tugare ku musozo w'ikiganiro. Denis, icyo twatubagiwe ntacyo, ikiganiro uruvugiro ubwo nakagaruka. Reka tuvuge rero ngo cawo turabashimira.